Twongeye kubaha ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero rya n'umuryango wawe, itorero no umuryango. Umuryango w'abizera. Kuko muri Yesu Kristo twabaye umwe. Twese turi abana b'iki? B'Imana. Niyo mpamvu nta muyuda, nta mugiriki, nta ukomeye, nta woroheje. Ahubwo ibyo byose iyo tuje kwa Kristo, twese turi abana b'iki? B'Imana. Niyo mpamvu muri minsi ku bashyitsi bageze hano turi kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, kuko turi itorero ryizera Bibiliya, ribwiriza Bibiliya kandi rizamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwaryo. Niyo mpamvu twigisha Bibiliya igitabo ku gitabo, igice ku gice, umurongo ku murongo, kugira ngo twirinde kuvuga ibitekerezo byacu, twirinde kuvuga ibyo twebwe twumva bihuye n'amarangamutima yacu, ahubwo tuvuga ijambo rya jambo kuko niryo riruhura. Haleluya. Ijambo ry'Imana abantu bararikeneye kuko niryo ryaremye byose. Turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tugeze mu gice cya kangahe abakurikiye? 11. Muri gukurikira tugeze mu gice cya 11. Ku batari bari ku cyumweru turagerageza kunyuramo vuba twihuse ibyo twize mu gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko umurongo ukubiyemo samari cyangwa se incamake iki gitabo cyose ni umurongo wa 8 mu gice cya mbere. Igice cya mbere umurongo wa 8 avuga ngo icyakora muzahabwa iki? Imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo, atari abagabo bajare, ahubwo abagabo babahamya, muzaba abagabo bo kumpamya muhereye i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Ijambo ritwereka neza ko mu gice cya kabiri izo mbaraga zaraje, mwuka wera yaramanutse, abigishwa bahabwa imbaraga. Petero umunyabwoba watinye guhamya imbere y'abantu batatu ababaja arahaguruka arabwiriza. Haleluya. Amaze kubwiriza abantu bageze mu 3,000 barizera. Bamaze kwizera mu gice gikurikiraho nanone igice cya 4 cya 5 tubana abandi abantu 5,000 bakira umwami Yesu, kubwo Petero na Yohana bari bamaze gukiza uwavutse aremaye wahekwaga agashyirwa ku irembo aje gusabiriza. Ariko umunsi umwe ahura n'ikintu kidasanzwe, yaje akeneye amafaranga, atahana Yesu. Haleluya. Atahana gukira. Petero ati mu izina rya Yesu haguruka. Arahaguruka, abantu baratangara. Abantu benshi babwiriza bareba umuntu wakize, ariko igitangaza gikomeye cyane si umuntu umwe wakize akije agahaguruka, ahubwo umuntu yabaye imbarutso yakuruye abantu benshi. Barabwirizwa mu ibaraza rya Salomo, abantu bagera ku 5,000 bagize ute? Barizera. Icyo nicyo gitangaza. Haleluya. Icyo nicyo gitangaza cya abantu 5,000 bakire Kristo umunsi umwe. Icyo nicyo gitangaza, kuko igitangaza kirenze ibindi byose ni Yesu Kristo. Niwe gitangaza. Iyo tumwakiriye tuba twinjiye mu bwami butazahanguka, tuba tubonye amahoro, tuba tubonye ibyishimo, tuba tubonye assurance, ubwishingizi isi idafite. Inkuru irakomeza, turaza dutangira kubona abandi bantu bagiye barenganywa ku bw'agakiza. Bene data Yesu aravuze ngo ushaka kunkurikira abanza agize ute? Yiyange narangiza nkurikire. Ba Petero barakubiswe ngo bagenda banezerewe, ngo bishimye ko bahowe Yesu, ariko ntibaceceka. Barabye ngo nimwongere kubwiriza muri iryo zina. Abandi atakubu ese tubumvire cyangwa twumvira Imana? Bahisemo kumvira Imana. Aho niho hava kudatezuka, kudasubira inyuma. Ba Petero barakubiswe ariko ntago batezutse. Baravuze hoya ntago twakumvira abantu, tuzumvira Imana. Barabwiriza. Stefano bamutera amabuye, aravuga ngo sinaceceka nishake mfe, ariko ndavuga Yesu. Na Paulo agakiza ntakabose. Paulo ari umwicanyi, wa wundi bisha Stefano ahari, nawe araza ahura na Yesu. Yesu aramuhindura, nawe abwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Niyo mpamvu tukireba inkone twayiganiyeho, Cornelius niwo twaganiriye mu gice cya 10. Turi kureba uburyo abizera ba mbere babaye abizera babadatezuka mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi turaza kuganira ku gice cya 11, aho turaza guhera ku murongo wa mbere tugeze hara ku murongo wa 18. Ariko turaza kuvuga ngo gufasha abandi kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Gufasha abandi kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Biradusaba rero kugira ngo wumve ibi, biradusaba gusubira inyuma tuze kureba mu gice cya 10 bimwe mu byo twarebye bidusaba kurenga imbibi, n'imbibi tugomba kurenga izarizo kugira ngo tuze gukomeza. Biradusaba kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Intego nkuru yacu y'uyu munsi, nubwo turaza kongera kwigaruka, ariko ufite aho wandike, ubifate mu mutwe, ubyandike kugira ngo nutaha niba kubaza ntuve ngo hoya ngo batubwirije we ngo twize we ngo twafashijwe. Ndagira ngo intego nkuru yacu y'uyu munsi, sinzi niba bahari, yego bayishyireho. Abizera b'abadatezuka badasubira inyuma, bamaze kurenga imbibi
z'idini n'amoko bafasha abandi kurenga izo mbibi kubw'ubutumwa bwiza, kugira ngo nabo bagire ute, bahabwe ubugingo bugize ute, buhoraho. Abizera b'abadatezuka badasubira inyuma, ariko none bamaze kurenga imbibi z'amoko, imbibi z'idini, bakazirenga bakazambuka ku bwa Yesu Kristo, abo bafasha abandi bakiboshywe n'imbibi z'amoko, bakiboshywe n'imbibi z'iki, z'amadini, bakiboshywe n'imbibi z'imiryango, mvukaha, turaba. Abizera b'abadatezuka barenga izo mbibi, bagafasha n'abandi kurenga izo mbibi, bakagura ubwami bw'iki, bw'Imana, abantu bakabohoka bakaza kuri Yesu Kristo. Abari kwandika uwo biracika n'ubundi turaza kuhagaruka mu kanya. Reka twihuse cyane turebe, dusubiremo igice cyacu byo twabonye mu gice cya 10 ku cyumweru, ubwo twaganiraga kuvuga ku kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza, twasomye igice cya 10 umurongo wa 9 kugeza ku 48. Twahize amagambo menshi, ndagira ngo mbibutse zimwe mu ngingo gusa z'ingenzi twabonye. Icyambe twabonye imbibi dusabwa kurenga nizihe. Hari imbibi ebyiri twabonye mu byo byanditswe, n'ubwo imbibi ari nyinshi, ariko twabonye ko guhera ku murongo wa 9 kugeza kuri 29 hari imbibi z'idini n'imbibi z'amoko dusabwa kurenga. Imbibi idini, Petero yari umuyahudi, yarakure mu bayahudi, atangiye kwerekwa mu iyerekwa yarabwiye ngo Petero, dore hari igisika kimanutse kirimo inyamaswa z'amoko yose n'ibiguruka n'ibyigenza hasi, baga urye. Petero ati ntago narya ikigize ute, ikizira. Nk'umuyahudi yarabatse sinarya ikizira. Ageze imbere, ageze kwa kone bamwakiriye, arabibutsa ati mwibuke yuko umuyahudi atemererwa kwinjira mu rugo rw'abagize ute, rw'abanyamahanga. Yarakifite imbibi z'iki, imbibi z'iki, z'amoko, imbibi z'amoko, idini, amoko. Niyo mpamvu niyerekwa yaryeretswe gatatu kose. Petero ageze nyuma avuga ngo noneho menye yuko Imana itarobanura kuki. Haleluya. Noneho menye ko Imana itarobanura kuki, ku butoni. Rero niyo mpamvu twavuga ngo kuki dusabwa kurenga imbibi kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza. Kuki dusabwa kurenga imbibi z'amoko, imbibi z'amadini, imbibi za social class, kuki dusabwa kuzirenga kubw'ubutumwa bwiza. Icyambere nuko twabonye ko Imana itarobanura kuki, ku butoni. Usomye ku murongo wa 31, 35 haro Petero yageze arangije avuga ngo noneho mbonye yuko Imana itarobanura kuki, ku butoni. Kuko mu mahanga yose abakora ibyo kugira ute, abayubaha bagakora ibyo gukiranuka, igize ute, irabemera. Niyo mpamvu tugomba kurwana no kwemeza abantu, ahubwo mureke twemerwe na Yesu. Yesu nakwemera azakwemeza abantu. Haleluya. Kandi ngo Yesu akwemere nuko umwubaha, nuko umukiranukira, ibindi byose ni inyongera. Ntabwo turwana no ngo abantu batwemere, twemeza abantu badushime. Twebwe duharana kunezeza Imana, none Imana muri twe nayo ikagaragara muri twe, n'abatemera bakagize ute, bakemera. Kuki dusabwa kurenga imbibi mu kwamaza ubutumwa bwiza? Nuko Imana itarobanura ku butoni. Ntabwo tubakora ngo uriya ni umukene, uriya ntabwo turi muri class imwe, uriya ni umunyamahanga, uriya ntabwo ari ubwoko bwanjye, uriya ntabwo dusengera hamwe. Ahubwo turenga izo mbibi tukamamaza ubutumwa bwiza, kuko Imana nayo itarobanura kuki, ku butoni. Icyo twarakibonye ubwo twaganiraga ku kurenga imbibi. Twabonye ko impamvu ya mbere tugomba kurenga imbibi nuko Imana itarobanura ku butoni. Niba Imana itarobanura ku butoni, abayizera ntabwo tugomba kurobanura kuki, ku butoni. Tugomba kubwiriza abantu bose tutarobanuye. Icya kabiri twabonye kuko ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ubwa bose. Ntabwo hari agatsiko k'abantu ijambo ryaziye, ahubwo Petero agaje neza ko muri uwo Yesu nimwe abantu baherwe iki, agakiza. Mu ijambo rye, mu kumwizera, abantu bahabwa agakiza. Niyo mpamvu ntabwo tuvuga ngo aba tuzababwiriza, aba ntabwo tuzagira ute, tuzababwiriza. Kuko ijambo ry'Imana ni rya bose. Iyi Bibiliya ni y'abizera, ni y'abantu bose. N'abatari bizera bemere kuyisoma, kuko niba yisoma niho bazamenya. Kandi niba batanasobanukirwa, Imana yaraguhamagaye nge nawe nka Filipo ngo tugende tubasange, nkuko yasanze inkone akayisobanurira kugeza nayo ibashe kugira ute, gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana ni rya bose. Ntabwo tugomba kuvangura abantu, nzabwiriza aba barasi nzababwiriza. Oya, ubutumwa bwiza ni ubwa bose. Ndagusabira ngo nawe wagura imbago zawe zirenga imbibi z'amoko, zirenga imbibi z'amadini, wijya kuhangana, ahubwo bwiriza Yesu. Icya gatatu twabonye ko umwuka wera wahawe abantu bose bumvira ijambo ry'Imana bakaryizera. Umwuka wera wahawe abantu bose bumvira ijambo ry'Imana bakagira ute,
bakaryizera. Ariko hari abantu bigishwe yuko Mwuka Wera aba mu rusengero rwabo gusa, nta handi ajya, abandi bawufite ni fake, ahubwo abiwabo niho Umwuka Wera original ari, ahandi nagwa hari. Umwuka Wera ni w'abantu bose. Bizera nde? Bizera ko Umwami niki n'umukiza. Nabibukije yuko ku munsi wa Pentecote bari hamwe ari abayahudi bahuje umutima, Mwuka Wera bamanukira. Ariko aha ntago byasabye ngo bamanze babatizwe ngo Mwuka Wera bamanukire. Petero ngo akivuga ijambo ry'iki ry'Imana abaryumvishije, nuvuga ngo kumva iryo jambo, kumva nukuvuga ngo ntago ari hearing gusa, ahubwo ni kurisobanukirwa. Nicyo abantu batumva, kurisobanukirwa. Bamaze kurisobanukirwa, Mwuka Wera yatagize ute? Abamanukira. None Petero kubaha Umwuka Wera turabuzwa n'iki kugira ute? Kubatiza. Imana yohereje Petero kuko wari gushaka bari gukora inama. None se aba bantu tubabatize, twe kubabatiza, none se ndabakoraho ari abanyamahanga ariko niba bahawe Umwuka Wera nkuko natwe twagize ute? Twawuhawe, ntago twabima iki? Amazi, barababatiza. Haleluya. Ibyo rero bitabizuzana mu gice cya 11. Petero yari yajyanye n'abantu 6 bamuherekeje, bari kureba ibyo, nabo ngo baratangara. Mu gice cya 11 aho tugiye kugera, niho tugiye kubona uburyo Petero yahuye n'urugamba rw'ibyo yakoze, kuba yayisuye abanyamahanga, kuba yewe yababatije. Uzirikane yuko uyu munsi turi kuvuga ngo gufasha abandi kurenga imbibi z'iki? Kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Gufasha abandi kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Bivuze ngo niba uri gufasha abandi, nuko izo mbibi wamaze kugiza ute? Wamaze kugiza ute? Kuzirenga. Kuko ntawe utanga icyo atagize ute? Icyo adafite. Niba ariko utari wazirenga, nawe uhumure, bazagufasha, wicare bagufashe. Ntuzajye gufasha nawe utari wagira ute? Utari wafashwe. Uzajye ubanza ufashwe, ubone nawe ujye gufasha abandi. Kurenga imbibi, tugomba gufasha abandi kurenga imbibi. Imbibi twazibonye hano, imbibi zarisemo na amoko, imbibi ni idini. Turi abayahudi bana abanyamahanga, ntago bizera Imana, kandi twebwe abayahudi turwako bwatoranijwe. Ariko hano Petero n'abandi bizera bari kwigishwa yuko Yesu atazi abayahudi, ahubwo nkuko Yohana yabyanditse ngo icyo akora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kubana biki b'Imana. Abantu bose bamwizeye. Intego nkuru yacu wongere uyibuke, dufite uyu munsi mu gihe dufasha abandi kurenga imbibi, nuko abizera badatezuka, badasubira inyuma, badacecekeshwa, bamaze kurenga imbibi z'idini n'amoko, bafasha abandi kurenga izo mbibi kubwo butumwa bwiza, kugira ngo bo nabo babohoke, bakira agakiza, babone ubugingo buhoraho. Babone ubugingo buhoraho. Wambariza mugenzi wawe ngo wamaze kurenga izihe mbibi? Cyangwa uracyazitira mu kazitiro k'amoko, ngiye ukidini nsengera aha, ngiye nduyu, ngiye ndaba, nawe uracyazirikiya. Oya, tugomba kurenga izo mbibi, kuko Kristo nta muntu numwe umufiteho umugabane, nta bwoko bw'abantu bumufiteho umugabane, ahubwo mu mahanga yose abamwubaha, abakora ibyo gukiranukira, Imana irabemera. Nta mpamvu yo kurobanura abantu ku butoni. Niyo mpamvu tuvugira imvugo hano ko navuze ngo twakira umuntu ntacyo tugize ute? Tumusaba. Tutabanje no kureba ngo ateye gute, ariko iyo amaze kugera hano tumwifuriza guhura nande? Na Yesu. Yahura na Yesu, Yesu akamuhindura. Igice cya 11 umurongo wa mbere dusome. Intumwa na bene data bari i Yudaya bumvishe yuko abanyamahanga nabo bemeye ijambo ry'Imana, nuko Petero azamutse i Yerusalemu. Abo mu bakebwe bajya impaka nawe bati, ko wagendereye abatakebwe ugasangira nabo? Petero aterura amagambo abasobanurira uko bikurikirana ati, nari mu mudugudu witwa Yopa nsenga, nerekwa nko mu nzozi ikintu gisa n'umwenda w'umukoma hasi, kimanuka kivuye mu ijuru, gifatanyijwe ku binyita 4 kinzaho. Ndagitumbira cyane, ndakitegereza, mbonamo ibigenza amaguru 4 byo mu isi, n'inyamaswa z'inkazi, n'ibikururuka hasi, n'ibiguruka mu kirere. Kandi numva ijwi rimbwira riti, haguruka Petero, ubage urye. Nanjye nti oya mwami, kuko ikizira cyangwa igihumanye kitigeze kugera mu kanwa kanjye. Maze ijwi rivugiye mu ijuru rinsubiza ubwa kabiri riti, ibyo Imana ihumanuye
wibyita ibizira. Biba bityo gatatu, nuko byose birazamurwa bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo batatu bavuye i Kayisariya bantumweho bahagarara imbere y'inzu twari turimo. Mwuka anegeka kujyana nabo ntaruhije nshidikanya. Kandi bene data aba uko ari batandatu turajyana twinjira mu nzu y'uwo mugabo. Adutekerereza uko yabonye marayika mu nzu ye ahagaze amubwira ati, tuma i Yopa utumire Simoni wahimbwe Petero, azakubwira amagambo azagukizanya n'abo mu rugo rwawe bose. Nteruye amagambo umwuka wera arabamanukira nk'uko natwe yatumanukiye bwa mbere. Nibuka rya jambo ry'umwami Yesu, iryo yavugaga ati, Yohana yabatirizaga amazi, ariko mwebweho muzabatirishwa umwuka wera. Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe, ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo, ninde wo kuvuguruza Imana? 17 humve neza. Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twagize ute? Twahawe, ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo, ndinde wo kuvuguruza iki? Imana. Bumvishe ibyo barihorera, bahimbaza Imana bati, nuko noneho Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana kugira ngo nabo bahabwe ubugingo. Amen. Gufasha abandi kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Abizera badatezuka, abizera badasubira inyuma, abizera badacecekeshwa, badacika intege, bamaze kurenga imbibi z'amadini, bamaze kurenga imbibi z'amoko. Abo baharanira gufasha abandi kurenga izo mbibi kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho, babohoke, bahabwe ubugingo buhoraho. Hari ibintu bitatu byadushoboza natwe gufasha abandi kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Ibintu bitatu byashoboza abizera badatezuka, abakristo, abari mu murimo w'Imana kurenga imbibi kubw'ubutumwa bwiza. Nibyo tugiye kurebaho muri iki gice, muri aya magambo dusomye. Icyambere ni ugusobanurira abantu ijambo ry'Imana. Gusobanurira abantu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ijambo ry'Imana niko kuri. Ijambo ry'Imana niryo ryeza abantu. Ijambo ry'Imana niryo ribohora abantu. Petero usomye akibazwa, avuye i Yopa aratashye, ageze i Yerusalemu, bahita bamushyira mu rubanza ngo bajye impaka. Twamenya amakuru yuko wo Petero umuyahudi warenze ku mabwiriza y'idini, warenze ku mabwiriza yacu nk'abayahudi, nuko ngo barabakebwe, bari barakijijwe, barakiriye Yesu, ariko bakiboshwe n'imbibi z'ubuyahudi, bakiboshwe n'imbibi z'imyizere n'imyemerere n'amoko. Kwibuke ko na Petero yagiyeyo izo mbibi akizifite. Niyo mpamvu yagarutse asubiramo niyerekwa Imana yagize ute? Yamuhaye. Ko nawe atagiyeyo kubwe, ahubwo ari uko yamaje gusobanukirwa nuko Imana imweretse ko ibyo yejeje atagomba kubyita ibigizwe ibitejejwe. Niyo mpamvu Petero agezeyo aravuga ati, noneho Imana yansobanuye, yanyeretse ko impamvu nje nuko Imana yanyeretse ubwayo ko abo yejeje ngiye ntagomba kubita abantu batagize ute? Batejejwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana, Petero baramubaza, dusobanura ni gute wagiye mu banyamahanga, ni gute wagiye mu batakebwe, ni gute wagiye mu batizera? Aba bamubazaga bari i Yerusalemu, bari mu bantu bakira Kristo mwami n'umukiza kuva ku munsi wande wa Pentekote. Reba hariya ku murongo wa 2 wumve, unusha duhe ku murongo wa 1. Ku murongo wa 2 ngo, nuko Petero azamutse i Yerusalemu, abo mu bakebwe bajya impaka nawe bati, ko wagendereye abagize ute? Abatakebwe, ugasangira, sino kubagendera gusa, wanasangiye nabo. Muri make uranduye nawe ubwawe. Yesu ashimwe watwejeje. Haleluya. Hari abantu tutari kuba ubwoko, twari abanyamahanga, twari kure, ariko twigijwe hafi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Kugira ngo umuyahudi agusure, iyo umuyahudi yasuraga umunyamahanga agataha, byamusabaga kumanza kwiyeza, kwiyuhagira, kuko kuba yahuye nawe byafataga ko yagize ute? Yahumanye.
bigasaba ngo amanze yihumanure, ariko Yesu yaraduhumanuye n'amaraso ye yavira igorogota ku musaraba. Ntago duhumanya abantu, ntago twanduza abantu, ahubwo tuzana amahoro, tuzana ibyishimo, tuzana umunezero, kuko Kristo yatubohoye. Petero abasobanurira noneho, bari kumugisha kuki wasuye abanyamahanga, nta nubwo abasuye gusa wasangiye nabo. Petero aterura amagambo abibasobanura uko bikurikirana. Haleluya. Uko bigize ute? Ntago yababwiye ibitengo, njye Petero ndi intumwa, ni njyewe Yesu yavuze ngo nzubaka itorero kuri njye, mwumva ibyo mvuze, njye nabasuye nyine ndamaze. Niko Petero yavuze. Abasobanura uko bigize ute? Niyo mpamvu avuga ngo ntabwo tuvuga ibitekerezo byacu, ntabwo tubwiriza imyumvire yacu, tubwiriza ijambo ry'iki? Ry'Imana. Dusobanura ijambo ry'Imana. Sobanura abantu ijambo ry'Imana rifite imbaraga ryo kubohora abantu, rifite imbaraga ryo kwemeza abantu. Haleluya. Petero rero ngo abibasobanura uko bikurikirana, ahera ku nzozi. Muri cya gice twamaze gusoma cya 10 asubiramo inkuru yose. Nari nibereye hejuru ndi gusenga, mbona yerekwa, Imana inyereka ko ibyo yejejwe ntagomba kubyita ibigize ute? Ibiteje, ibihumanye. Nuko mbona abagabo baraje, mfata n'abandi turagenda. Haleluya. Petero arasobanura. Yasobanura ijambo ry'iki? Ry'Imana. Bashumba, hari abantu bakeneye gusobanukirwa. Abigisha b'ijambo ry'Imana abantu bakeneye gusobanurirwa. Niba bakubaje ibibazo wivangwa byabazo n'ubugoryi, sobanura. Kuko hari abantu baba mu itorero ariko bari mu idini. Ari mu idini. Nababwiye ubushize umukecuru twaje kuririmba ahantu nakora yabo twahuye, turaririmbye hano mu rusengero rwabo. Icyo gihe n'uva n'ubwambe turwinjiyemo, indimi ziravugwa n'iki. Dusoje arazarandeba ngo yo, uzi ko ngo mwaririmbye ngo tukumva umwuka wera w'Imana, ngo none si namwe mugira umwuka, ababaye cyane afite n'agahinda, ngo none si namwe koko mugira umwuka w'Imana. Nazi mukecuru umwuka, sinuzi ko twebwe turi itorero ry'umwuka, nuzi ko umwuka ba iwacu. Nazi mukecuru uwo mwuka rero w'iwanyu ntabwo ari umwuka, ni icyuka. Kuko umwuka ni iki? Ni Imana, kandi Imana ibera hose iki? Icyarimwe. Ariko we yigishijwe ko umwuka uba hehe? Ni n'itorero ry'umwuka, ahandi nta mwuka uhaba. Ariko cyakora mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka, Imana igize ute? Irabemera. Imana irabemera, yo ntirobanura. Petero ati none ko ngiyewe nagiye kandi negetswe n'umwuka wera w'iki? W'Imana. Gusobanura ijambo ry'Imana. Kuko impamvu tugomba gusobanura ijambo ry'Imana ryeza abantu. Wibuke ko Yohana hatubwira neza ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo ki? Niryo kuri. Niyo mpamvu Petero avuga ngo icyo nejeje ntukakite kigize ute? Ikiteje. Kuko ijambo uyu Kristo niwe weza. Ijambo rireza. Ntabwo ijambo ryeza gusa, ahubwo ubugingo, agakiza. Petero ageze aravuga ngo amagambo Petero arababwira niyo arabakiza, kandi amagambo Petero avuga ntabwo araye, ni amagambo y'iki? Y'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rireza, ijambo ry'Imana rirakiza. Niyo mpamvu niryo tugomba gusobanura, niryo tugomba kuvuga, kugira ngo na wa wundi wibwira ko atejejwe rimweze, na wa wundi wibwira ko atakizwa rigize ute? Rimukize. Niyo mpamvu niryo tugomba gusobanura, niryo tugomba kubwiriza. Hano impamvu ari kurisobanura nuko ariko yari ari kubwira bari basanzwe bari mu idini, bari basanzwe bavuga ngo bazi Imana. Petero ari kubasobanura impamvu bagomba kurenga iki? Imbibi. Arababwira ati yewe, ati ngezeyo mwuka wera n'abamanukiye, nagiye kubona nibuka amagambo Yesu yavuze ati Yohana yabatizaga amazi ariko mwe muzabatizwa umwuka wera. Aya arakiri gusobanura ijambo ry'Imana. Impamvu ya mbere yadushoboza gufasha abantu kurenga imbibi nuko tugomba gusobanura ijambo ry'Imana, ko ritubwira yuko tugomba kujya mu mahanga yose, mu moko yose, tukabwiriza abantu. Ntabwo tugomba kuvangura abantu. Niyo mpamvu ibyo tugomba kubisobanura, abantu bakumva neza ko iri jambo ry'Imana rijya abantu bose, kandi abantu bagomba kuribwirizwa, bagomba kurisobanurirwa. Icya kabiri kidufasha gufasha abandi kurenga imbibi no gusobanura abantu ko tutiyobora, ahubwo tuyoborwa n'umwuka wera w'iki? W'Imana. Ibi bigomba kuba byiza. Abantu bagomba kumenya ko ibyo turi gukora, ibyo turimo byose tutabirimo kubera twebwe, ahubwo tubirimo kuko ari Imana yagize ute? Yaduhamagaye. Haleluya. Cyemicyo bivuga ngo Yesu aturangaje hehe? Intsinzi ni iki? Yesu aturangaje imbere, intsinzi ni iki? Ni yacu. Kwera iki? Ntabwo turwanira intsinzi, ahubwo turwanira mu ntsinzi. Intsinzi yaboneke ku musaraba hehe? Igorogota. Iyo twakira Kristo nk'umwami n'umukiza, turwanira mu ntsinzi, ntabwo turwana dutsindwa, kuko Yesu yaranesheje. Haleluya. Gusobanurira abantu neza bakamenya yuko tutiyobora, ahubwo tuyoborwa n'umwuka wera w'iki?
w'Imana. 12:16 Petero yavuze ngo iki? Umwuka antegeka kujyana. Umwuka agira ute? Umwuka antegeka kujyana nabo ntaruhije shidikanya. Umwuka antegeka kujyana nabo ntaruhije shidikanya. Sinzi niba amagambo uri kuyumva. Petero ategetswe n'umwuka wera w'iki? Nubwo yagize yerekwa Imana iri kumuyobora, ariko hari itegeko, hari command. Ntabwo numva ko ari kugenda hari umuntu umusunitse, Imana iramuhamagaye, kandi uvuga ko umwuka wera w'Imana ni Imana ubwayo. Umwuka ntegeka kugenda ntashidikanyije. Kuki yamushize no gushidikanya? Wibuke ko Petero yarashidikanyaga. Imana yari muzi neza. N'inzozi nubwo yazibonye yari gukomeza gushidikanya, ariko umwuka wera aramutegeka kugenda adashidikanya. Cumi na gatatu. Petero afata abo bantu batandatu baragenda, noneho adutekereza uko yabonye marayika mu nzu ye ahagaze amubwira ati, tuma Iyopa utumire Simoni wahimbwe Petero, azakubwira amagambo azagukizanya nabo mu rugo rwawe bose. Neruye ayo magambo umwuka wera arabamanukira nkuko natwe yagize ute? Yatumanukiye bwa mbere. Haleluya. Iyo tuvuga ubutumwa, iyo turi mu murimo w'Imana, turimo kubw'inyungu zacu, turimo twikoresha, turavunika, turashwana, turarwana, haba intonganya, ariko iyo tuyobowe n'umwuka wera w'Imana, haleluya, atwikorera imitwaro, araturuhura, tukora tunezerewe, tukora mu bumwe, dushyira hamwe, turwanira n'ishyaka, kuko turangajwe imbere n'umwuka wera, kuko umwuka wera utuyoboye, kuko umwuka wera w'Imana niwe udushoboza. Haleluya. Ijambo rivuga ngo n'umufasha twagize ute? Twahawe. N'umwarimu, ariko nanone n'imbaraga. Kuko haba intambara mu murimo. Hano Petero mu ntambara, ariko abibukije ati, oya, ntago ngiyewe Petero nitegetse, n'umwuka wera agize ute? Wantegetse. Mu yandi magambo nawe mumubaze noneho ko atari wantegetse. Haleluya. Hari waburanye Imana? Ntago yaburanye Imana. Iyo tuyobowe n'umwuka wera w'Imana, dusoza ubushake bw'iki? Bw'Imana. Niho dushobora gusoza wa murongo wa mbere, icyakora muzahabwa iki? Imbaraga. Umwuka wera nagira ute? Nabamanukira. Uyu murongo mujye mukomeza mugarukeho. Ntago Petero yashobojwe n'umwuka wera w'Imana. Iyo aza kuba ku bwa Petero nk'umuyahudi, ntago yari kugenda. Ariko niyo umwuka wera mutegetse, haguruka, genda, ni njye ugize ute? Ugutumye. Reka abantu dukorana nabo umurimo w'Imana, reka abantu dusengana, babone ko turangajwe imbere n'umwuka, babone ko tuyoboye n'umwuka, tutikoresha, ahubwo dukoreshwa n'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Ndahamya ndashidikanya yuko umuntu usengera muri Harvest Bible Fellowship Rwanda azi neza yuko hano hantu hari Imana, azi neza ko ibi bintu atari abantu babikoze, ahubwo Imana yakoresheje iki? Abantu. Amen. Niyo mpamvu ntawe ugomba kuba karegeya, ntawe ugomba kurebera, ahubwo ko imbaraga zawe zingana, uko ubutunzi bwawe bungana, jya ku murimo w'Imana uyobowe n'umwuka wera w'Imana. Wikwiyobora, wikwirwanirira, wirwana intambara zidakwiye, ahubwo rwana intambara nziza yo kugira ute? Yo gukiranuka. Kugira ngo dufashe abandi kurenga imbibi, nuko dusabwa kubasobanurira ijambo ry'Imana. Ikindi nuko dusabwa kubasobanurira yuko ibyo dukora tutabyikoresha, ahubwo tubikoreshwa n'umwuka wera w'iki? Ni umuhamagaro wacu. It's my calling. Mu yandi magambo Petero yinwa kuvuga ati, nagiye mu by'Imana yantumyemo, ndi intumwa y'Imana. None Imana igize ute? Irantumye. Uragira singo ni intuma ku bantu nange kujya ngo nuko ari ubwoko runaka, ngo nuko ari mu idini runaka. Niba Imana yantumye ngomba kugenda ngasoza ubutumwa bwayo. Natwe reka tuyoborwe n'umwuka wera w'Imana, tuyoborwe n'ijambo ry'Imana. Icya gatatu aricyo turasorezaho, tugomba gusobanura abantu, n'ukwibutsa abantu ko impano y'umwuka wera yahawe abizera Yesu bose. Impano y'umwuka wera, izi mbaraga zidushoboza, izi mbaraga zituyobora, uyu mufasha, uyu mwarimu, uyu muhuza wacu n'Imana. Yesu ajya kugenda ngo simbasize, nzazaho mugize ute? Nzazaho mugize ute? Aho muri yaje mu bwo bw'umwuka, aracyari kumwe natwe, abana natwe, agendana natwe. Mora nibutsa abakristo yuko isezerano rirenze yandi masezerano Imana yaduhaye. Matayo 28:19 kugeza kuri 20, kuri 20 asoza avuga ngo, dore ndi kumwe namwe kugera kuki?
nta kindi kirenze kumva ko Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Nta kintu gikomeye, nta assurance, nta bwishingizi bukomeye kumenya ko nanyura mu bikomeye, nanyura mu byoroheje, nakena, nakira, Yesu ari kumwe nanjye. Haleluya. Ibyo birahagije. Muri we turashinganye, muri we dufite amahoro, muri we dufite umutekano. Bitavuze ko intambara izahaba, uburwayi buzahaba, ibibazo bizahaba, ariko Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Ari kumwe natwe. Ujye ugira ibibazo ati bibazo humura, burwayi humura, Kristo tugize ute? No mu rupfu tugize ute? Turajyana. Haleluya. No mu rupfu turajyana. Niyo mpamvu nta bwoba dufite iki si dafite, ko dufite Yesu. Abisi bashatse ibisubizo barabibuze. Wibuke ko turi kwiga igitabo cy'Abefeso, twabonye ko institution ikomeye cyane ku isi ni itorero. Kuko niryo Imana yahaye ubwiru bw'iki bwayo. Nuvuga ngo itorero rifite ubwiru bw'Imana. Za UN ziriho, zirwa zishaka amahoro ku isi, amahoro yarabuze. Ariko reka mbabwire, Yesu atanga amahoro. No mu gihe cy'intambara, handi bari kwicana abantu bamaranye, Yesu atanga amahoro aho hantu. Nicyo abantu badasobanuka. Umuntu wese amahoro aboneka gute? Abantu baricana ariko Yesu agatanga iki? Amahoro. Kuko abo Yesu amahoro bamera nka Stefano. Baza kumwica bati buretse gatoya, Imana ikugerereza kamaze nagusabire mfe, maze no kukuragiza iki? Imana. Dore amahoro Yesu atanga. Ni umuntu ujya gupfata ari kuvuma abantu, avuga ati wa mukobwa wo muri Sweden ava wari nongende umukristo. Yavuze ngo ngende umukristo kugeza ute? Ngo maze ni n'umugwa ngiye gupfa nzagira iki? Nzagira iki? Agomba amahoro yabizera we. Ebaza umuntu upfa, urupfu ruraje ngo nzagira iki? Nzagira ibyishimo. Yewe umuntu wakijijwe asobanukiwe Imana, dore ayo niyo mahoro Yesu atanga. Ni ya mahoro Lazaro yari afite, ngo yashimishwaga no guhazwa n'ubuvungukira bugwa buva ku meza y'iki? Y'umukire. Ntabwo Yesu amahoro aduha ashingira ku byo dutunze. Ibyo dutunze ni inyongera, nibiyongera kuri Kristo. Igikomeye ni Yesu Kristo. Haleluya. Iyo tumufite turanyurwa, iyo mufite turanezerwa, iyo tumufite twumva dukomeye, twumva turinzwe, twumva duhagije. Uwo niwe dukeneye, uwo niwe mahoro yacu. Umwuka rero uwakomeje kubana natwe mu buryo bw'umwuka, ntiyigeze adusiga, ntiyigeze aduhana, ari kumwe natwe, yahawe abantu bose. 17 Petero yakomeje kuvuga atubwira ngo iki? Ku murongo wa 17, nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye niyo natwe yagize ute? Twahawe ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo. Ndinde wo kuvuguruza iki? Imana. Haleluya. Ndinde wo kuvuguruza Imana. Bumvisha ibyo barihorera. Petero ari kubereka ko siwe wabikoze, ni ijambo ry'Imana, n'umwuka wera w'iki? W'Imana. Nta wavuguruza Imana. Ntago wavuguruza Imana. Imana yavuze. Kandi ijambo ryayo irariherekeza, irarikurikira, rigasohoza icyo yaritumye. Barahora. Ahubwo ngo bahimbaza iki? Imana bati, nuko noneho Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana, kugira ngo nabo bahabwe iki? Ubugingo. Muri make bari bameze nka Petero, nawe yarageze ngo nuko menye ko, nabo ngo nuko. None ni ikinyuranye cy'ibyo bari basanzwe bagize ute? Bazi. Nabo bamenya yuko abanyamahanga nabo, the Gentiles, Imana nabo ibahaye agakiza, ibahaye gukizwa, kandi bahaye ubugingo buhoraho. Impano y'umwuka wera yahawe abantu bose bizera Kristo umwami n'umukiza. Petero ati, uko twamwizeye tugahabwa umwuka, niko nabo bamwizeye bahabwa iki? Umwuka. Bene data turebe neza, nta hanarwa ngo barabatije mu mwuka, ngo babasuka barabatiza mu mwuka, babarambitse ibiganza, bishyuye amafaranga 200,000. Hari ubibonye? Umwuka uzanwa no kugira ute? No kwizera ne Yesu. Iyo wakire Yesu, wabakira Imana Data, Imana Mwana, n'Imana Mwuka wera. Ntabwo ushobora kwakira Imana mu duce. Hari theology, hari amateology abantu bigisha, umuntu akabatizwa none mu mazi, hakazamo n'umuso kubatizwa mu mwuka wera. Wa mubatizo wabatijwe bwa mbere bisobanuye ko wari umubatizo w'agace, Imana yaje ari agace. Hari n'ikindi gihe bazongera bakamubatiza, Imana ikaza noneho yuzuye. Ibyo n'ubuyobe. Iyo wakire Yesu utari wajya mu mazi ngo ubatizwe, mwuka wera yamaze kukugeramo. Haleluya. Kubera iki? Umva ikintu gikomeye, ntimushobora kuza kuri Yesu mutamuherekejwe n'umwuka wera. Nta n'uwizera, nta n'uwakira. Mwibuke twiga igitabo cy'Abefeso tuvuga gutoranywa, kugirwa abana b'iki? B'Imana. Ibyo byose bishinga yuko ni Imana yadutoranyije tutaragira ute?
tutaraba. Iyo ijambo ribwirijwe, niyo mpamvu hari aho yageze mushobora gusubiza ngo none kuki tubwiriza? N'Imana yarato kuki tubwiriza? Tubwiriza kuko hari abantu bafite connection yo kumva iryo jambo. Ntago iryo jambo buri wese yaryumva. Oya, ntago yaryumva. Najyaga mbabwira inkuru yanjye na muzehe turugushwana kera, sinzi bane babyibuka, dore nawe yaje, niyo mpamvu ngiye kubabwira hari soza. Niga mu wa kane twize icyo bita predestination ya Calvin. None mbona ko hari abantu Imana yatoranyije abantu kera abazajya mu ijuru bazi. Ndatambwira muzehe ati abapastor muratubeshya. Kwirwa muvuga ngo mukabwiriza kandi abantu bazajya mu ijuru Imana igize ute? Ibazi, wamubwiriza iki mwabiretse? Tugimaka kunsinda babigoye, atereka nkubwire rero. Weho niba uzi ko utazajya mu ijuru, guhera uyu munsi nta nubwo uzongera gusenga, urabireka ko kubivemo. Ariko niba uzajya nta nibyo urashobora. Sinibuka umunsi ariko ku cyumwe nandi kuririmba n'ubundi mu rusengero ndi kuririmba. Cyari kimenyetso yuko niba Imana yagutoranyije ntushobora kugira ute? Ntushobora kubivamo, ntabwo wayicika. Wahunga. Muzasoma umugabo witwa Yona. Yona ndamukunda, buriya Yona ni ikigero cyiza cyuko abantu tugize ute? Duteye. Yona ari cyatekereza Imana. Imana igira impuhwe, Imana irababarira, igiye kundushya. Ngiye kubwiriza barabanyagwa batwikiye abantu binini b'abagome, n'abarabagome muzi ibintu abantu binini bakora Abisiraheli. Bari barabishe, bari abantu bica abantu bakabashahura. Bakabica nabi. None Imana imutuma kujya kubabwiriza kandi barishe bene wabo. Noneho abimenya mbere, icyambere nzabwiriza nirangiza igira ute? Ibababarire. None iri kuntuma yereka nanjye nyikwepe nono. Aho rero niyo yibeye, niyo yabaye umwana. None zikuzi kuyikwepa sura bishobora byo nye. Ati nyikwepe. Agerageza kuyikwepa. Murabizi inkuru byarangiye urufe rwo rugize ute? Nawe abwiriza ngo ababarokore bacu mu iminsi babwiriza ukagira ngo isi ni yabo, hari umuntu ubwiriza ukagira ngo ijuru nirye. Muzapfa, murashize, Imana izabatwika, mwabishingwe mwe, mwamwanwa mwe, murapfuye, Imana ibajugunye hanze, ukagira ngo nawe ni gutyo yabwirije. Abandi babyumva ahubwo bihana bihuse. Barihana ye ngo bambara ibigunira. Agiye kubona ategereza ko bari ajya ku musozi, nkara kuri muhungu, akashama aho kwishe ndi kureba. Kadata we, abona ahubwo abantu imirimo igize ute? Irakomeje, abacuruzi bari gucuruza, ararakara. Arakaye, Imana ngo imeze izuba rirakubita, uruyuzi ruramera ruramutwikira mu kandi kanya rurumu. Ararakara none ati nibone igicucu. None Imana ati none wowe babajwe n'igicucu gusa, uruyuzi nari guhaye mu minota 2. Nkanzwa abantu nagize ute? Naremye. Imana ntirobanura ku butone. Haleluya. Ikora uko ishaka, idutuma ahantu hose, no kubanzi bacu babandi batwanga batugirira nabi, idusaba ko tujya kubabwiriza ubutumwa bwiza n'abatugambanira. Niba waratoranijwe n'Imana rero ntabwo uzabivamo, ahubwo uzashinga imizi ubihagararemo. Ndagira ngo uwitekerezeho, umanze witekerezeho neza. Ese weho wamaze kurenga izihe mbibi? Wamaze kurenga imbibi z'amoko, wamaze kurenga imbibi z'amadini, wamaze kurenga imbibi z'imiryango, imyambarire ziki, wamaze kuzirenga. Ese uri umwigisha nyakuri wa Kristo ufasha abandi gukura, ufasha abandi kurenga izo mbibi? Ndagira ngo uyu munsi abe ari cyo kibi cyifuzo cyawe. Turasenga dusabira abantu bakiboshwe n'imigozi itandukanye, ababoshwe n'amoko, ababoshwe n'ubutunzi, ababoshwe n'ubuzima babayemo, ababoshwe n'amadini basengeramo. Ndagira ngo Yesu Kristo ababohore uyu munsi. Mwami mwiza, bohora ubwoko bwawe, bohora abantu bawe, kugira ngo tubashe kuba abizera badatezuka, badasubira inyuma. Tugerekere mu cy'abatubanjirije Petero, Stefano n'abandi babwirije mu gihe gikwiye n'igihe kidakwiriye. Ba Paulo barakubiswe, basigwa mu mazu y'imbohe, ntago bacitse intege, bakomeje kwamaza ubumwa bwawe. Ntibigeze barobanura, ntibigeze bavangura abantu, ahubwo Paulo ati ku Bayuda n'abaye umuyuda, kwa Gikimo mu Giriki, kugira ngo bunguke Kristo. Reka natwe tugire iryo shyaka ryo kubwiriza abantu tutavanguye, tutitaye ku byiciro by'ubudehe n'ubuzima babayemo, ahubwo tubwirize ubutumwa bwawe bubohora. Ubagire neza. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga ubutunzi, abatanga icyacu, abatanga umutima ukunze, turabasengeye. Ubagire neza Mwami, ubabohore, ubagurire imbago kugira ngo babashe kukunezeza. Reka ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibe kuri twebwe, nkuko wavuze ngo tubikugeragereshe. Heresha umugisha ubwoko bwawe, abatanze, abari gutanga n'abarakomeza gutanga n'abazakomeza gutanga muri iki cyumweru, abo tubasaba umugisha wawe. Ni mwiza rya Yesu Kristo tubisenze, urakoze. Amen.